oya nta kintu yabirira bana yisene naze niho urumva ngiye kwiteye we uyu manodi yaterese uyu nguyu kuri WhatsApp uri kubibona yaterese uyu kuri WhatsApp baramenyana none uyu nguyu umusigaje azajya kwiga i Burayi manodi ntamubwira ati subwo wagenda nayo gusa utananshiyeho mu rugo ndamutse none uyu nguyu rero yaje asanzwe kumubona mu gihe we yabikabirije afite n'ururabo ariko hari ikibazo kiri kuba ukuvuga uyu nguyu afitanye ikibazo na Hatungi nyine Hatungi yarabizi ko ari busurwe akaza akiryamira muri salo urumva ni dimashe twagiye gusera akaza akiryamira muri salo iyo nyine agatangira mwinginga ati kubiza umukobwa agiye kuza wabaye amahirwe agira gutya muri nakamubwira ati ni ku cyumweru twaruhutse nta mpamvu yo kuvuga ngo nirwe hanze kuruhukira muri salo none akamubwira ati wageze mu cyumba agiye kuruhukira mu akageto kawe gashyuha kuriya kegeranye kuriya bose badaha wagiye iwanyu se basi yewe intebe nzajya nzijya mu ryari wagiye iwanyu wese uranyohereza iwanjye uranyohereza kwa nini ndi kwa bosi wanjye twumvikana reka ninjoyinga imifariso urifuza icyatu kugira ngo mama ibyo wakoreye ejo bundi ejo ntabwo bize wari uzi ko ntazagufata se ibyo gukorera ni ukuvuga we yaraje arakubwira ati mpereza inyama ebyiri zitishyuye n'uwaje uti zishyuwe ntabwo bishinzwe kuko si wowe manaje nawe umubwira uti icyokezo cya Nyakiye magapeti we ahita amubwira ati ishyura mbere wakaniwe kumurumba ni iki ari kumuziza wari uzi ko nta hantu nzagufatira ngo nkwishyuze ndetse sinagusabye imbabazi nitwiye imbabazi z'umunwa musa agahita amukubita bitanu ati ngaho genda nawe ukahita ugenda n'umutima mwiza ariko wowe urabizi yuko wagiye kwakira umukobwa ntujya kure nyuma rero umukobwa akaza akinjira akamuhereza izo ndabo umukobwa akazakira amara kuzakira noneho umukobwa agahita avuga mani iwanyu mu rugo ku cyumweru mu gihe cyo kubaratsinga ayo makositimu wowe ukaburaje utari amakositimu usanze mubwira ibyayo ntabwo manudo muzi uyu mukobwa nawe arimo ntabwo mubwira n'ikibiri kwaje ugahita ati nyine noneho ugahita manundi Imana y'u Rwanda imyenda tuzi imyenda agira kwakire urumva ngo akwakire gutyo bisanzwe arategura ubu icyubahiro aba yaguhaye we niyo waza wiyambariye gucuca ariko manuda mu icyubahiro cyose ukwiriye ugahita umubwira uti sohoka yasohoka ukabwira inyungu y'uburyo ki tugera akagira ikibazo gafite n'ibibazo bikomeye cyane kandi agakozi kacu buriya ibibazo bikomeye cyane kandi numva ubugambo yigeze kurwara mu mutwe aramuvuza ubundi ibinini ntabwo arabimara ushobora kuba asigaje nka bitatu yorohewe aramuzana ngo ako aba tereka ko yari afite umugore ubu akaba yaramutaye ukuntu indwara zo mu mutwe yaramutaye ubu yibera ahangaha ni bosi ugira bosi akamubwira ati bosi wa mwana waretse kujya akamuherekeza akamugeza akabura bosi nuko kazi kotsa buriya kazi kotsa ku rwego rwo hejuru urumva nzi ko bosi yageze ari umuherekeza akamujyana akamutegeka ati rongora umugore wawe iri joro kandi ako kantu ukibagirwa ntabwo kazi ukamukumvira ni kandi ava amenye neza ko igikorwa gisoje dosa guma hanze ava gisoje usoma iyo yindi tujya turabanza mu nzu nyuma ya saa tatu no kujya mu zindi urumva noneho yamara kubikubwira rero hari igikindi umubaza n'iki utangira kumutereta ngo mujya mu cyumba kubwira umukobwa ni none se kwa bosi oya naba boss se ko hari mu rugo ko ba papa bagiye kuva Vietnamese oya ni Vietnamese urumva Vietnamese ukajya mu cyumba ibiganiro by'ahangaha ntabwo bigera ku twisanzure nyine dusezerane ujye kwiga nawe ufite umutima mwiza nanjye musigaranye noneho Hatungi noneho wowe aho niho nshaka njyewe nawe tujya mu cyumba we ni bwo uhita ugaruka aha akubwiye ngo mujya mu cyumba kugeze nk'abantu
nakugize nk'abandi ubwo ngubwo narabivuze ndavuga ni ndaya dutunze ahangaha izamara abantu. Manudera urimo kumubaza ngo mu cyumba gukora iki? None se Manudi mu cyumba akora iki? Manudi mu cyumba wowe ariko ntabwo umuzi cyane. Ndakubwira ngo Manudi arajya mu cyumba hano se aka kaboyi karimo kuvuga njyewe ngo ndi umurwayi wo mu mutwe. Ongera kuvuga ngo ikintu cyakubabaje no kuna kwisonga yo mutwe kandi wari wagisha. Wowe ongera usubiramo ngo hatu ku kindi kibiri cyawe. Wowe nande waboyi wewe hano ko murusha n'umushara hatu. Ubu rero wagiye umwemeraho ngo uri kwaso hano ni kwa iso niriya myaka afite avuye muri hatu papa afite umwate reka nze nkwereke ngo oya wasebye wasebase oya ntabwo wasebye kirimo kirangisha wasebye ariko mushaka kurwana igituma rero mushaka kurwana n'iki urongera ugakuramo bibiri hatu byafite umwate papa afite umwate papa afite umwate kuri bibiri atongera ukamubwira ati wigumya kumfunda amafaranga. Kwa bosi mbanamutse hanyuma nyine kujya muri izi ntebe niho mbabona ibintu relaxing nyine hano muri izi ntebe relaxing wageze ujya mu cyumba ariko utabeshye uvugisha niki kintu wifuza nakora ukava hanga ukagenda nifuza si igihugu wumve vana umve mu maso nitagakuri kwa bosi ako tutuma turabishita tugo tukiko ndashaka kubaza ikibazo mbaza vava ariko biri kwihutira baza vava cyangwa uzi ko nibagiwe ariko sinagusabye iyi ni watermelon nikoreye sinagusabye imbabazi iri ni ishi nikoreye se ansaba imbabazi se ugasaba imbabazi gutyo gusa ntabwo ese ndi wareba ushate zina ntiwareba ushate bye nkishira ngo ntabwo nzwe ngo imana cyangwa ushatse wakwishyura cyangwa ukazishyura n'ejo bundi ufite uko bikasubiza mu bitabo hanyuma njyewe ngarutse niyo utayanyishe byose cyo ko nakwatse petit bisinga mbere ako ntabwo wambwiye ngo wambe bari ako nguba bari ntiwanyishije mbere wowe kimwe kare kose swame ubusura umwana uyoberwa ko amatama adasabiye n'umusigana gatsindwa n'igisigara akagani kahamagare nababwira iki ariko nibonera tomoka se soka nyine ndagenda ngaho nawe mugata warasinze kera ntabwo bisaba kuba bisaba gutungaho ahora mu bindi ariko kafite imitsingi tunguruka kibona ibintu bimeze indabo hano ateretse akarahuri n'ikibazo ututunguruka kamera ituruka byabana mu maso ikona kabuga waruje kuje kureba umugire hatu cyitwa cya Mutoni yitwa Mutoni Jari kirimo wagatera ibi akaguhereza ukazajya kiri mu kantu wowe ariko urumva uje gutyo ugahita uvuga ngo ibisa n'ibyiki ntabwo n'abagikubaye ubuhaye abantu kubona yuko ibintu bidateguye ibyo twaba tugiye kuvuga nyuma byose arabipfuye ariko wowe ukivuga mwiriwe utavuze wabireba ugaseka ukareba indabo warangiza ukamureba mu maso warangiza mukagira mute mugahoberana amaze gutera ivi nibwo nyine wicaye nawe wicaye bikamubaza ese mano hatu kurikiraho mubagejeje iryo jambo niryo winjiriramo hatu nyine ubu ugomba kugira utuntu tumeze nk'utwiga ambaje ngo ibyo ni ibyiki ibi ni ibyiki nibwo icyo bibuze nawe ni ibyiki tuza wahuranye ni ibyiki cyangwa nabura burubona hari bagiye hari ya manu weka
Asho. Kitane iki? Akazo. Yewe ese mana nyakase. Bro urapfuye ntura. Nuko ye. Ibikize. Oya no yaje. Manudi. Uyu Manudi nisi. Manudi reka mbwira. Uyu ni igitanga. Ni igitanga nkuko bavuga ngo igitaramo gitanga. Yaje kwakira umuriro. Amarira cyo. Umuntu yakunze. Bari waba kuri intare igiye kwica imbogo. Imbaraga ikoresha nazo yicisha imbere. Ureba Manudi nawe uko ari bupakire. Kwasa kwese. Byose amarira cyo. Ntacyo asiga. Niba yambaye gutya bikabirije. Mureba se. Buriya ntabwo se buriya yambaye se. Buriya musabuze ko byagenze. Ndabasaba buriya musoko yazuze. Uzazana igihuru. Ubundi azana igihuru zazi urufunzo ashyiramo inyeganyega. Kamusigaremo kandi. Umusaza buriya baratwangara byarasetse. Urubona akaragara kameze gutya kageza. Buriya kubise ko kwibuye amanutse kwibaka y'amafunda. Umusatsi ushiba. Ari hano se. Ubwo ahitagira ikibazo cyo gutwe rero. Uri ukabona kuriya kabaye mu bitari kinini cyane. No boss akarebye akagirira impuhwe. Aravuga ati akagasaza. Buriya uzi ko urafite imyaka 24. Ndibaza ashaje. Inde ni ibibazo by'umutwe kanga. Tuwagiye. Ngo boss barampamagara ngo baramerekeza mu ngajya gutanga umugizi wanyu. Warangiza uranye n'umwana w'abandi umwana w'umukobwa w'umujyanye mu cyumba no gukora meke. Hano ntabwo. Aha rero niko duteye. numara kugakora kutuyiga noneho wongera umuhindukire umaze kuyandika ariko twakiyandika manu ndakwiyamye n'ikindi wanyana ngo uvuga ngo ngiye ngo narwaye Enzo ko je kwihanga. ngo muramvuza wowe na wakaboyiwe kahaza akubwira ati wowe ko nagiye njya ariko Jahe akaboye hano ngo ni kwaso isuri ifite amagaya ageze mu mavi y'inzu yayi Hato subira ngo papa afite iki? Subiramo nano uruhara rugeze mu irugo. Papa afite iki? Papa afite iki? Reba n'umuryango wanyu niyo watera no kwabanye gusinye no kwabaso wanyu nta nubwo baguri kaburi mwanga. Wowe kaboye kandi wowe uko murusha n'umushahara usiko murusha n'umushahara haje kukanyezo mukanyandagazo ukangaro Si ibyo ndamukubwira nabo rero. ntabwo ushobora ibyo ushaka ntabwo ushobora kubisaba ku neza no mu kuri utagiye kurindagira uko ngo mva mubwire Ndasa ibitwa ya. fuyu na oya urongeye bisubiramo ngo ngendwaye mu mutwe urongeye bisubiyemo ngo ngendwaye mu ngo kandi ibyo ukabikora kuko tugiye kuza manu urongeye bisubiyemo Kuko ni wagiye kwinjira. vugisha ukuri urongeye ubisubiyemo ngo ngewe hatungiye